munezero mfite urenze igipimo kurebye ku mutima wanje munezero mfite ni mwinshi murakoze mfite amafaranga menshi ku buryo nagura inzu mu mujyi wa Kigali nkaba nanye natangira kugira icyo gitekerezo cyo gushaka umugore amagare ugure menshi ejo uzagure moto uzagure n'imodoka byose rwose Imana igumugisha urumva ko ufite ibitekerezo bizima ubuzima bwo mwisi umuntu arabushakisha akoresha imbaraga ze zose akabugeraho ariko ubugingo ntabwo wabugura nta kintu wakora ubugingo buturuka mu kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe sibyo kubasuhuza inshuti zacu abakunzi ba Iron TV ishakira ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana aho muri hose ku migabane itandukanye hirya no hino mu bihugu mutuyemo aho mushakisha kugira ngo mubeho amahoro y'Imana abane namwe ndizera ko aho uri uguwe neza ariko navuga ngo niba utanaguwe neza Yesu Kristo niwe gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi yose umwiringire kandi umwizere kandi wakira ijambo ry'ihumure yuko hari ikimana ije gukora ku buzima bwawe ikindi twavuga nuko wowe uguwe neza ufite ibyo kurya wambara ufite ubuzima bwiza cyo nakubwira nuko udakwiriye kwirengagiza Imana yabiguhaye kuko Imana yabiguhaye niyo yabyimye n'abatabifite kandi twese turi kiremwa muntu bamwe barakennye abandi barakize bamwe bararwaye abandi ni bazima ibyo byose kuba uriho kandi umeze neza ni ubuntu bw'Imana ntuzigere wirengagiza iyo Mana yemeye kubaho muri ubwo buzima kandi uyubahishe murakoze cyane jewe urimo kubibwira ngira ngo turamenyeranye amazina yanjye nitwa Jari ikingeneye uko bisanzwe ibi turimo rero akaba ari ivuga butumwa muve mu nzira muze kubona itambuka turimo n'umurimo w'Imana uko bisanzwe twiga ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ubutumwa tuvuga bugomba kugendana n'ibikorwa aha rero mutubona turi naho bita mwizindiro agiye mwizindiro ku mujyi y'amahoro Masizi aho bita ku mujyi y'amahoro ubwo duheruka n'ubundi twari duhari tugiye ku mumama witwa Mama Debora hanyuma duhita duca ku witwa Kinyusi Melody aho yari aryama ku muhanda ubona asa nabi ukuntu turaganira tugirana ikiganiro hanyuma rero avuga icyo yifuza ariko Imana yagikoze turashimira Imana ko yagikoze Imana yakoze igitangaza hanyuma ngira ngo igare rye muri kurireba mwaribonye reka rero nawe adusuhuze atubwire umunezero yumva afite Kinyusi murakoze ngiye manje kubasuhuza munezero mfite urenze igipimo kurebye ku mutima wanje munezero mfite ni mwinshi murakoze Kinyusi hanyuma ubwo duherukana ahangaha twasanze uryamye ahantu mu nzu n'inyuma y'ano abantu barabikurikira inyuma y'inzu kandi twabonaga mu by'ukuri rwose ufite ibibazo nta nubwo wari unezerewe nabonaga ubabaye none uyu munsi urimo uraseka ndishimye hanyuma rero ubushize ndibwira ko wakongera ukabwira abadukurikiranye ikintu wari wasabye hanyuma dukorana akaganiro gatoya ngewe ubushize icyo nari yasabye ni igare n'umwanya no kunyishyurira inzu ariko ababyeyi bacu bagiye kubinkorera nta kibazo murakoze hanyuma igare waribonye twishyurira mu ntuza mu ishyirahamwe kugira ngo utangire ukore Imana igumugisha hanyuma ibintu twifuza ari nacyo cyatumye dukorana ikiganiro icya mbere ni ivugabutumwa rishingiye ku mirimo ibikorwa bigendane n'amagambo hanyuma waraganiriye uvuga ko ukeneye igare kandi wifuza ko wajya mu muhanda ugakora ukiteza imbere kugira ngo ugire ejo heza twabonye ufite ibitekerezo byiza kandi urabona ko Imana icyo yamaze kukivivura yagikoze ikindi twifuzaga ni uko wahita ujya mu nzu y'Imana ugakizwa ukaba umusore mwiza ejo tukabona ufite imodoka tukabona uba mu nzu nziza tukabona wubatse urugo rwiza urugo rw'abana b'Imana rurimo Imana urugo rukijijwe uburyo abantu bakuze hano
bonyine uzaza utanga ubuhamya ukavuga ngo nabonye imana isanze aho nari ndyamye impindura ubuzima, impindura ubuzima. Hanyuma aba bose bari aha ngaha ni pasiteri nawe ihangane dukomeze tuganire. Hanyuma Kinyusi, ni irihe jambo wavuga kandi urivuga witonze ushimira abagukurikiye, witonze nta bintu byo kwihuta, uvuga ijambo witonze ushimira kubw'iyi Iron TV yaje aho uri n'uburyo hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Shimira abagukurikiye, uri imbere y'isi yose igukurikiye. Hanyuma niturangiza dusoze, n'iki wavuga, n'irihe jambo wavuga ku byo ubonye Imana igukoreye, ndetse no kubirebana n'uko ugomba kubaha Imana yaremye ijuru n'isi, yagusanze aho wari uryamye ikaba itangiye guhindura ubuzima bwawe, kuko uzabona n'ibindi birenze ibi ngibi. Ariko nuyishaka ukayegera ugakizwa, uzabona n'ibirenze. Aha, n'iki rero wabwira abadukurikiye? Rero ijambo navuga, Iron TV irakoze kuko yansanze ndyamye hano mu ngange, abakozi bayo bakamfasha, amara kumfasha bakangurira igare, amara kungurira igare bakabasha no kunyishyurira umwanya. Kibyo ngibyo rero ngewe nanjye kubiza ingeso zanjye, nshaka kwihana nkajya mu rusengero ngashimira Imana ibyo yankoreye, nkiteza imbere nkaba umuntu w'umugabo, nanjye nkaba umuntu wateza imbere igihugu. Murakoze. Yes, ati nanjye ngiye kujya mu nzu y'Imana, hanyuma niteze imbere, nteze n'imbere igihugu. Wowe udukurikiye urumva ko mu by'ukuri hari igihe umuntu aba afite ibitekerezo bizima ariko yarabuze support, yarabuze ubufasha, ariko muri we hari ibitekerezo bizima. Rero Kinyusi Melody, ubundi amazina yawe nyakuri harya na yahe? Ibanyita Dukunda Patrick, amazina yanjye nyakuri. Kinyusi Melody, iryo zina ryavuye? Iryo zina ryavuye no ku Gasima, iryo zina ryavuye Karama hano nigaga hejuru iriya, banyita Kinyusi Melody. Ubwo ku Gasima noneho yageze leta rikora cyane, nuko nguko byakoze. Aho ni izina ry'Agasima, ariko amazina yanjye nitwa Dukunda Patrick. Hanyuma Patrick, mu by'ukuri Imana igaragaje ko ikuze, kandi mwese muri aha ngaha mwese nta n'umwe Imana itazi, ahubwo buri wese aba afite igihe bigaragara ko Imana ikuzi. Icyo nakubwira rero ni kimwe, nuko wafata umwanya ukicara ugatekereza ku bintu Imana igukoreye rwose, warangiza ukavuga uti ngiye gushaka Imana, ngiye gukizwa, ngiye kujya nyubaha rwose, ngiye guhinduka umuntu wubaha Imana. Ibintu gukoreye ni ibintu bidasanzwe, kandi izakora n'ibindi. Hanyuma rero wenda mu kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu, turagira ngo uvuga irindi jambo rya nyuma, n'icyo ugiye wumva uzageraho, n'icyo wumva uzakora muri wowe, muri bya bitekerezo byawe ugeze kuvuga mu minsi yashize ubwo twagusoma. N'icyo wumva ugiye gukora, n'iki irihe terambere wumva ugiye kwigezaho? Koze ngiye iterambere ngiye kwigezaho, ngiye gushaka amafaranga, nzaruhuka ari uko maze kugira nk'amagare 3 mu muhanda, mbona n'amafaranga, mfite amafaranga menshi ku buryo nagura inzu mu mujyi wa Kigali, nkaba nanjye natangira kugira icyo gitekerezo cyo gushaka umugore. Murakoze. Ubwo ugiye gukomeza amagare ugure menshi, ejo uzagure moto, uzagure n'imodoka, byose rwose. Imana igumugisha, urumva ko ufite ibitekerezo bizima, kandi Imana igukora iki ngiki izaha umugisha ibi ngibi, izabiha umugisha kandi uzagera kure. Tuzagaruka kugusura noneho tubona ko ugeze ahandi, kandi nakubwira ngo ni ibibonye ni bitoya, uzabona ibirenze ibi ngibi. Ariko icyo tugusaba nuko winjira mu nzu y'Imana, ukagenda ugakizwa, hanyuma tukazagusanga mu nzu y'Imana, dusanga ukijijwe, ubaha Imana, kuko Imana izakora ibindi. Ariko ikigeretse kuri ibyo gikomeye kurenza ibyo ni ubugingo buhoraho, no kugira ngo tuzarimbuka. Ubuzima bwo mu isi umuntu arabushakisha, agakoresha imbaraga ze zose akabugeraho, ariko ubugingo ntabwo wabugura, nta kintu wakora. Ubugingo buturuka mu kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, sibyo? Wakire Yesu, cyo mu nzu y'Imana, hanyuma Imana izakora n'ibindi. Turangiza turagira ngo usezera abari badukurikiye, ariko tuzagaruka, ntabwo birangiye, tuzagaruka, tuzakomeza kugenda tubana tugukurikirana,
hanyuma ubasezere ubashimira. Abari badukurikiye murakoze yuko mwakurikiranye neza, bashimiye murakoze, magihoro meza. Turabashimiye nshuti abakunzi ba Iron TV shakira ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kandi turashimira wowe ufashe umwanya ukumva kino kiganiro. Ibi byose ni imbaraga z'Imana, n'ubuntu bw'Imana, n'urukundo Imana ikunda abo yaremye, kandi ikatugira neza atari uko tuyubaha, ariko kandi ikibi dushakaho nuko tureshya iturehereza ko kwihana kubw'imirimo myiza ikidukorera. Turabashimiye rero kuko mwari mudukurikiye, kandi turagusaba gusharinga ubutumwa wohereza abandi bumvishe kino kiganiro, kugira ngo bamenye ko Imana nta utazi, kandi Imana igira urukundo rwinshi. Kinyusi Melody twamusanze aryamye, kandi aho ngaho twamusanga nta nubwo twabiteguye, ahubwo nuko twari turaho ngaho imvura igwa tuhugamye turamubona, ariko Imana ihinduye ubuzima. Imana rero iguha umugisha, hanyuma niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukomeze kumva ibiganiro bitambuka kuri Iron TV kubw'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubuhora imitima ya benshi ndetse no mu ruhande rw'umubiri. Turabasezeye amahoro y'Imana abane na buri wese. Shalom, shalom.